turagenda tujya ku karere, tugeze ku karere baratubwira ngo executive w'umurenge nagenda duhereza amafaranga yacu. Yaratubwiye ngo nitwongera kubivuga ngo bazajya kudufunga kandi ngo bazaduhanagura muri VUP. Naba abandi bashyize ngo nabagapita cyangwa se ngo nabahagarariye umurenge, ibyo bakoze babandi bashyiraho nibyo bagenderaho. Abo ni bamwe mu baturage bakora n'abakoze muri VUP mu tugari dutandukanye tugize umurenge wa Nyamyumba w'akarere ka Rubavu, bavuga ko ngo bahawe akazi ko gukubura mu muhanda n'indi mirimo itandukanye bagera igihe cyo guhembwa ntibahembwe. Twarakoze dukora akazi ka VUP ko gukubura, turakubura noneho tugeze igihe tugiye kubona tubona baratugabanyije. Tuti noneho ubwo mutugabanyije muduhereza amafaranga yacu yo twakoreye. Baratubwira ngo bazayaduha. Turagenda tujya ku karere, tugeze ku karere baratubwira ngo executive w'umurenge nagenda duhereza amafaranga yacu. Tugezeyo uwo ngo aravuga ati ngewe nimwongera ndetse no kuvuga ko mufite ayo mafaranga tuzabafunga. Mugende tugiye kubahereza akazi, ako kazi nimurangiza kugakora nimugakora ngo amafaranga yanyu tuzayashyiraho. Turategereza turaheba na n'uyu munsi ntayo. Njewe ikibazo mfite. Njewe ngoraga muri VUP koko. Ngoraga muri VUP. Ariko noneho ngubu hari amakenzenane ndaniki igiceri cy'atanu baraduha. Ubu dutabo twahezeyo. Twafata akadeni bakagomba kudukubita ngo twarahembwe ngo ndi twabishura. Twakoze n'inyakiri baganariyo. Ikibazo mvite nuko batari kuduhemba. Bariya barwiyemeza mirimo ntibari rwiyemeza mirimo ntago bakurikiza gahunda. Naba abandi bashyize ngo nabagapita cyangwa se ngo nabahagarariye umurenge, nabo ntago bakurikiza gahunda, ibyo bakoze babandi bashyiraho nibyo bagenderaho. Mbese ubu umurenge wa Nyamyumba ndawomenya ko gumeze kandi ahandi iriya muri Nyundo barangije kubahemba bose. Bakomeza bavuga ko uretse gusiragizwa n'ubuyobozi ngo baganye na sako ikora muri umurenge wa Nyamyumba kureba niba amafaranga yageze kuri konti zabo ngo aho kwakirwa bagasubizwa inyuma. Nyine ku murenge sako naho nukugerayo kavuga ati service dore zabaye ngeya ibyuma ndo biri gukora neza, mube mugiye niyo ndatureba ukundi kundu twabigenza muzagaruke ejo nango ejo bundi ni gutyo. Nda service ziriyo neza rero. Iyo mubashije bababwira ngo iki? Badusubiza iki? Kari kudusuzugura ngo nimutegereze igihe muzahembwa muzahembwa. Twagiye no kuyageragera kuri ku karere batubwira ko tugende ngo tugiye ku murenge bayaduhe, tugeze ku murenge baratwirukana. Yongo TV yashatse kumenya ubuyobozi bw'umurenge buvuga kuri iki kibazo, baze muri Nangabo Eric umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge aduhamiriza iby'iki kibazo anadusobanurira icyabiteye. Aba bakozi ikibazo kiriho kuva tariki 25 z'ukwezi kwa 11 iyi sako yacu yari kuva mu buryo bwo gukora bakoresha amafishi binjira mu ikoranabuhanga, bamaze iminsi bafunze kubera uko kwinjira mu ikoranabuhanga. Ntabwo ari uko amafaranga hari aho yagiye arahari n'uwaje uyu munsi yayabona, ikibazo nuko basapurayinga bose icyarimwe ntabwo byo byakundura byumva. Imwe mu nkingi eshatu leta y'u Rwanda yubakiyeho muri politiki yayo ni imibereho myiza y'abaturage. Mu gushyira mu bikorwa uyu mugambi, guverinoma y'u Rwanda yubakira abatishoboye ikaba ubwishingizi mu kwivuza, uburezi kuri bose, byongeye inkunga y'ingoboka na VUP bibafasha kwikura mu bukene mu rwego rwo guharanira umuryango ubayeho neza kandi ushoboye binyuze mu muryango utekanye. Jacques Tuyishime, Yongo TV mu burengerazuba bw'u Rwanda. Amashimwe mu ndirimbo z'amakorali, imbyino za kinyarwanda, amakinamico n'ubusabane nibyo byaranze uyu munsi, aho umurenge wa Karama wishimiraga ibyo umaze kugeraho mu gice cya mbere cy'umwaka w'imihigo. Uyu munsi waje gusozwa umuyobozi w'akarere wungirije ashoza abayobozi gusoma ku ntango y'imihigo nk'igihango bagiranye kizabafasha kugera ku mihigo yabo 100%. Abayobozi b'utugari bahize abandi baganiriye na Yongwe TV bavuga ko kwegera umuturage ari ryo banga ryo kwesa imihigo. Ibyishimo mfite kuri uyu munsi nibyo abaturage banjye bafite, kuba tugejeje mu kimwe cya kabiri cy'umwaka twatwishimira ibyo twagezeho kandi tukabigeraho duhiza abandi. Nta kindi cyatumye tubigeraho ni ukwegera umuturage ukamusobanurira gahunda ya leta ndetse kandi nawe ukamusaba kugiramo uruhare. Twakoresheje rero ibanga twafatanije n'abafatanyabikorwa, amadini, abikorera kugira ngo tugeze ku mwanya wa kabiri mu rwego rw'umurenge wa Karama nk'abaturage bahize abandi mu mihigo. Twifashishije amasibo
ikindi dufite njyanama, tukagira inshuti z'umuryango, abafatanyabikorwa mu buryo butandukanye baradufashije. Ntabwo wagera ku muhigo ngo wese ugeze hejuru y'ijana ukoze uri wenyine. Icyo nsaba abaturage n'ubundi ntaho bagiye, kandi nk'uko dukorana umunsi ku wundi kandi ubukangurambaga bukaba bwarakozwe, nizeye ntashidikanya ko mu gihe gito gisigaye umwanya wa mbere nzawuharanira kandi dufatanyije nabo ku buryo akagari ka Bushara katazaduhiga. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Karama Gatunge Samu yashimiye abayobozi n'abaturage bagize uruhare mu byagezweho, asaba n'abandi kugira ishyari ishyaka kugira ngo ubutaha bazaze mu bitwaye neza. Nk'uko koko mubibajije koko twateguye igikorwa cyo kwishimira ibyagezweho, aho twagikoreye mu kagari ka Bushara, akaba ariko kagari kahize utundi tugari mu bikorwa by'imihigo, aho mu mihigo itandukanye akagari ko kabaye ka mbere. Duhitamo rero kukizihiza uno munsi wa none, aho abaturage bizihizaga bonane, rero tugifatanya no kwishimira ibyo umurenge wa Karama twagezeho mu mihigo. Ni ukuvuga ngo turi abambere muri mituweli turi abambere, ndetse na ejo heza turi abambere umurenge wa Karama. Nayo mpamvu rero twongeye kwishimira ibi byose, dushimira n'abaturage babigizemo uruhare muri icyo bikorwa, tunashimira n'abayobozi babigizemo uruhare. Rero ibyo bikorwa nibyo turimo abambere twashimiraga abaturage babigizemo uruhare. Ngira ubundi ikintu cyitwa guhiga no kwerekana uwatsinze, ngira ngo wabonye ko twahembye, dutanga amasertificate ku bantu bitwaye neza. Bira no gutera ishyari ritari ishyano, ari ishyari ry'ishyaka, kugira ngo buri muntu wese wabonye n'abatabonye certificate gutaha nawe aharanire kuyigeraho, nawe azatsinde. Rero twagiye turereka abatsinze neza we bahize abandi, kugira ngo n'abandi bose barebereho, kuko twahamagaye abantu bose, yaba watsinze ndetse n'uwatsinzwe. Umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu mu karere ka Nyagatare, Matsiko Gonzage, yashimiye umurenge wa Karama uburyo wateguye iki gikorwa, anasaba abandi bayobozi b'imirenge kongera gusuzuma imihigo yabo kugira ngo bazayigereho 100%. Iki gikorwa uburyo twakibonye ni igikorwa cyiza cyo gushimira, aho umurenge wa Karama nk'umurenge umwe ugize imirenge 14 ugize akarere ka Nyagatare, aho bateguye iki gikorwa cyo kugira ngo bishimire ibyo bagezweho bafatanyije n'abaturage ndetse n'ubuyobozi. Rero ni igikorwa cy'indashyikirwa rwose twabonye kugira ngo dushimire umurenge wa Karama. Icyo rero twabwira abayobozi b'indi mirenge, uru ni urugero rwiza rwo kwishimira ibyagezweho, rwo wishimiye ibyagezweho unaharanira kugira ngo ibyagezeho ubibungabunge, kugira ngo n'ibindi bizaza byiza bizaze byubakira. Rero turagira ngo tubasabe ko rwose ahari ubufatanye bw'abaturage ndetse n'abayobozi nta kinanirana, bongere banahige, bishimira imihigo bagezeho 100%, ariko banahige imihigo batarageraho 100% kugira ngo bashobore kwigeraho 100%. Rero ahari ubufatanye bw'abaturage n'abayobozi nta kinanirana, byose bigerwaho. Mu murenge wa Karama akagari ka Bushara niko kahize utundi muri gahunda za ejo heza no mu kwishyura ubwisungane mu kwivuza, gakurikirwa n'akagikunda mvura. Abayobozi bose bahize abandi mu tugari no mu midugudu bakaba barashimiwe bahabwa certificate. Zerubabeli Nzigiyimana, Intumwa Yongwe TV, mu murenge wa Karama mu karere ka Nyagatare. Kubasuhuza kandi bayikaza hano kuri Voice TV Rwanda YouTube channel kugeza amakuru atandukanye kandi ku gihe, ibiganiro bitandukanye, urusobe rw'ingingo zo kuganuraho, ikungura ubumenyi ku byo wifuza kumenya, igufasha mu kwegera Imana, ikugezaho ubucukumbuzi butandukanye. Muri make ni channel ikurindira irungu, gahunda ni hehe n'irungu hamwe na Voice TV Rwanda.